Man cyangwa manika amaguru. Habaye cyari. Manika amaguru. Nakoze iki nyine nakoze iki ko nari kumenya ibintu. Arararara utanditse ariko mabuja. Ntago nakongera pe. Uzongera kutsindira mu rugo. Amabye giye kumaje. Uzongera? Oya. Uzongera ndacamukanwa ariko. Uzongera. Yesu gwe. Bamubwiye. Reka nitazi. Nyura munzu cyo kufata uzinge itoreza ngo nyene. Hakuri twase gusanyirukanye koko. Endira munzu. Wa. Sindana ni wawe. Ni wawe. Bino ntabwo twaburanye cyane ariko nyine nanjye nibwo mbonye umwanya Sinamusize mu rugo. Sinagusize mu rugo. Aho ni wibye. Ntabwo murajya he. Mugabo wawe arampoteye none nawe ugiye kumutera. Ngenda kwibye ngewe. None subira nk'ibikapu nimba umuntu nagusize kurwo nagusiga ibintu ukora ni gute ushobora kuza unyuraho wirukanka ushobora kuba wibye kado. Reka bamunzana itahire. Itahire akagenda adasezeye Umugabo waranyirukanye. Akwirukana iki? Kwazi ko umugabo wanjye atagira amahana akwirukana. Ngewe nari nicaye muri sabo. Haza umukobwa. Umukobwa noneho yicara muri sabo noneho adusanzemo aravuga ngo nari gufata. Umva ntago ushobotse sinzi yuko utabona namufatanye kugenda wibye ariko ashaka no kuba nibye yo bag wakoze irindi kibazo rebamo ndebe iki gende ndebe nitondesheje kuko usiko na wa mukobwa wo kwa Marukundo mu minsi yashize yagiye yibye akagenda twaye furari ibi nibyo navuze ushaka nawe kumfatirana. Umva nkubwire rero ntago nakwizera neza. Umva musubize amenye umutekano musubize amenye umutekano niko bimeze. Genda uraza Ako ngaho ndege urebe iki sho ese ko kadobadoriye mu nzira byagenze bite? umugabo yese Mbonye abiri bikapo ngira ngo yatwivye aragiye rego none se urumva umuntu ko twamusize ntago bizi iki kibazo ubundi jewe se je nari ntashye ngiye mu cyaro ngiye kubona mbona arangabuye ngo ndamwibye je nakwibye ko buri cyo kwapasiye tabizi ubundi tutatwibona ntago ansohoye ku manywa y'intango izuba riva barakuye ngo genda najya guhagarira kirango upakire ibintu murebe mu kuki se wagiye utagize murebe mu nitanye ngenda shaka kumbwira undi kuntu byagenze neza ntago ndi kubyumva neza ntago uko bizi sindi padiri padiri wa hehe bakano no mubu wari uri kumurya no kuri Imana ntago bibona abakozi bikijye n'abasoni bakigirawe nta soni une hasi nandi bakaza aho ngaho so mubu nishe Hano ko sarongire ngo umubukuri wa nkureho mumbabarire mutanyica ntari nagera mu rugo ubwenge buzima ho ngaho abakozi bini singahagiye umukozi cyangwa umugabo muri rugo wenda umukozi karya rugo wese amadongo nyama yarugo ariko bagafata umukobwa akamuzana mu buryo bwanjye mu nzu yanjye hanga ye bose tinya Imana uvugisha ukuri kuko kuvugisha ukuri ntacyo byagutwara ntago ari ngombwa ngavugisha ukuri we byagenze bite umurandi ubwira umugabo wanjye ngavugisha ukuri yasanze dusutamye mu ntebe hariya harimo dufite umushyitsi none se kuki wari utarose tuge ko ufite umukozi ufite uburenganzira bwo kuzana abantu karagenda kazana uzi umukobwa yazanye hano umukobwa kwa Rwema kamwe kabananiye iwabo urakazi babo ni ba minisitiri kubyumvaho urazana umukobwa kwirirwa mu nzu hangaho wateye hejuru ngo uri boss ngo iki mba mubwiye funga kugira fungura hano bashaka no kongera kubona ikintu yakoze ntaki ese myenda ya mama Angie ko wararwaye mu bwoko rero ya myenda yarayijyanye yarayitwaye wayibona akombeye abakozi b'ibintu akase tuburisha wabona ari wo wayishizemo kuki wari bose ari gushaka ngo banyirukane ukajya wibishuti yanjye nta soni ako abakozi y'ini simwigize ibiki wowe dufanikise dufanike by'umuryango by'ikigore sinzi ikintu cy'urucaga ikigore ibintu amakosa akoze urayemera nazanye akademu hano mu nzu ariko nyine urakuremera ko niyo wenda tuvuge ntacyo mwakoze ariko uremera ko wazanye abantu mu rugo utavuze bakoze amakosa uri kubyemera ukamusaba imbabazi bose nazirwa narinda kubabarira twari tugaramye gusa ntabwo twari ni kukubwira ngo musaba imbabazi bose wawe nazi guhanda ko bara ntuzabyongera jewe unsaba imbabazi wowe
Sibura nagusaba imbabazi. Toka. ntabwo wamusaba imbabazi Mwirukane ntabwo ukeneye agende, akazi mwirukane. Ndagakeneye. akazi ntabwo Mwirukane. gashaka Nase niba atangiye kujya azana abakobwa mu nzu urumva ejo azaza. Kwende wewe. Iyi nzu ejo azayibasoramo abiruka. urumva kuba yamuzanye igikapu cyo mu gisida ko yagize ushobora guca inkoni zamba Toka kure wewe nawe ushaka Ubwo ejo bundi nusanga yateruye puruza uzatangira kuvuga ngo ibiki. Nawe ushaka kugenda. Yajyanye na furate. Uzatangira kuvuga ngo umukozi ngo namubare none arongera Nawe arangije. ushaka kugenda. Nakushyiramo umunyu koko. Oya mwirukane agende, mwirukane. Mwirukane. Genda uzamushakira undi. Wabuze ubundi mwajya mu gitabaza. Mwambabarira koko. Umva, ngiye ntabwo ushobora kubera amakorwa uzabaza. Undi munsi kandi. ese sho Genda bimenye ngiye ntabwo njye ntasokora. abakozi bose kari abakozi nta mukozi uzabona nko nkakubere nk'umwana wawe Koko aka mwakoze. Igihe tumaranye urumva reka mubwire sibyo ni uko yazanye umushyitsi atatubwiye hari rwafashe baryamye Ariko kamaze nko. Abakozi bamaze kujya mu ngoro baje. nyine tujye duhora Uze duhindura kare wowe ugiye usteresa umukozi ajyanye n'undi. nyine ngende kuvuga bamubariye Ubu ufite gahunda. ngwino hano usaba imbabazi jewe nimba ikosa yakoze ari kuryemera kandi n'umwana wawe aragukosereza n'icyo yarakoze kuba yazanye umushyitsi atatubwiye kandi nawe jya wumva ujye wasohoje uri kubyumva none si ibyo bikandira byawe uri kubifata ubundi byabaye uri gufunga se kuko uri kutubona hano ariko wajya ugira ikinyabupfura ubundi usa nk'umuntu uri gusaba imbabazi waretse mwana yanjye usohoka ugende no gufunga umukandara imbabazi rero sohoje mbabara nk'uko cyangwa umushwi nta n'imbeba nzazana ntabwo mbere kugira ute ntabwo umunwa muremure ugabanye kandi ibintu byo kwambara nk'iby'abasazi reba karuvati icuritse reba marinete amanuye ku maso agira n'agapfukamunwa ese ubundi ni komedi uri kudukinira tubimenye hano waje kudusetsa waje gusetsa abantu cyangwa waje gukora akazi none se ayo karuvati acurikanye yamubwiye njye gutuma nta hantu nagize kuri abajyanye n'ingazari ni amahirwe ugize gutya ni noneho n'ibyo uzakwiga aho buri kurya ubugari bubisi ubu ntumurira wanshinze Ariko muzereka nkubwize ukuri. Nguru guhogoza. Ndumva kuvuga neza ta. Amakuru se? Cyane gukumbuye mwana, nagukumbuye rwose. Nagomerutse kukubona muri quartier. Ese nakira yigukumbuye. Iwanyu bari mutsese. Waje se? Se waziyongoza nkagusura sha cyangwa ukansura. Reka jewe nje naho ubundi giye kunsura byanagaje. Hari ribise. Burunse nka saa 4 za nijoro ntabwo wabyakunda. Unse nka saa 4 za nijoro ntabwo byakunda. Uzaze. Ntabwo baba bakicaye baba baryamye nanjye. Nta muntu wakumva. Ntabwo banyukura bizi ko nanze gakeye nyine. Natwe tuba abantu bakurureka. Rero ni kurya ka breakfast rero buriya. Ndaza kuguhamagara duhure ahantu ngiye kujya. Buriya gahunda niyo ngiye. Kandi ubyitaho. None. Wagiye gukora telefone ubwo nta n'isoni ufite. banyishyuye iwanyu Ikibazo si ikibazo ni iki? abaswe burarutaje ariko umuntu ute ntabwo wanyihakanye ntabwo usaba ushaka ko utaza ko n'urugo ariko ndi kubura yansohoye buriya bajya baca umugani ngo hajya ngo yagasimba ngo kagize gute ngo buri muntu asamaje buriya buri muntu wasanya yawe ne buri muntu asamaje uranyihakana uratimikanye basiso sari nuko ako ndi kubanzora n'akabona nyamwiza wowe ndakwemera jewe bigera ngo ngihishe mu meza ibaze papa bonye ndi kwisha mu meza ariyo si bana ariyo si banya warankoze waramemukiye babarira umva babarira pe babarira mbabarira oya nawe wakunyemera ute njye niba unyemera neza ko twagize mu bibazo kanyaho imenya gukunda n'umutirigitsi ukirika nari nzi ko ukiribitse ese basi nangize ukuri ko n'undi iyo umuntu akunze umuntu ntakintu cyahinduka ngo mwange nangize ukuri ahinda abantu bumbura nk'akabwa baramemukiye kabisa bayara bita kwisimbukuza narisimbukuza ariko ntacyo mbabaye kwisimbukuza ninde gusaba imbabazi wowe se hari uracyahari yewe hari yase ubu nsigaye nikorera nsigaye nikorera rwose sigaye ugira ute ubundi se mbere wambwiraga ngo iki cyangwa ukora mu mifuko urikorera cyangwa ukora mu mifuko
mbere zongeraga ngo nakubwira ko nikorera nkubeshya ariko none ngiye naje kugusura mu rugo mbacitse nza mbubuta ibazanye ngo basohoye iwanyu kuriya niwe na hehe batsunika ariko basohoye nka boss buriya karanicira uziko mabuja nkunda kurusha bose cyangwa ufite ipantaro yo kubona ni yama ariko namutwara oya yego kubona ngo ngwisi oya ntabyo gusa urifata ugatereta niko busha oya ntabwo mutereta gusa ubizi ko nibeshye nkatungutsa n'iryo jambo bahita bankona se zano ry'ibazi ko bose birizanye ari kuguraga njyewe abandi sanzwe turabugora ufite indigera muri ryinyo urabona wambona ariko zanyanye urazitanze humura iyo ntabwo nabikora ko nakubwira ngo ndashaka ko tumye sabune urayire oya ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka kabisa none se ugomba amafaranga cyangwa ni wowe gusa Karame yo ntabwo kumbona ndi musi y'igitanda bambene najye kuvoma ndi kuza ndaje ndi kuza bose noneho baramura myuko none se kuko umagarika umaze kumbwira gusa nari nkubwiye ngo uyu nguyu ni mubyara wanjye mubyara wawe akita akadogo mva mubwire wambeshya kandi ndakwihanganira uraje ugakaranguje gusa mbabuze n'ubundi urambeshya ubwo se ubundi ikosa rikosozwa irindi reka ngende mwana batankura myuko banza unsobanurire ubwire ko ufite none se kamubaza oya icyo ufase ko nguko urukundo se rurihe urukundo rurimo ibinyama n'urundi kandi ushobora gutuma banyita reba rongera hamagara ugahamagara ngo tubanze twumvikane oya mbabarira kari akagabo dakazi kanatsohoye nabi mbabarira none se urashaka iki mbabarira mbwira gahunda ufite gahunda afite njye nawe mabode ako ninjye nawe guta umbeshya none se kuko mfata banza unsobanurire ushaka gutumya banyirukana bakwirukana umuka ryarugo we nuko umanirwa we buretse ndaje sibyo uragaruka se base ndagaruka niba atanyikira abagabo bararya imbwa zikishyura ibi ni ibiki mana yanjye ariko ko bana ko ndi kubona isi iri kubyikaraga hano mu rugo cyangwa ni kwa ndebera ibyo nabonye ibyo nagushije batizo usiga sinda mu rugo rwanjye batizo sonye wasinze oya njye ntabwo nyamwe inzoka ndamukirize manika amaguru nasi ikimenyetso kigaragaza ko nasinze ni iki manika amaguru nyine nagize ikizi uri kunyumva yereka mani gira vuba nyine nakoze manika amaguru nari nsinziriye nari mfashwe cyangwa manika amaguru habaye iki ariko manika amaguru nakoze iki nyine nakoze iki ko nari kumenya ibintu nako arararara utanyitse ariko mabuja uzongera ntabwo nakongera pe uzongera kunsindira mu rugo amabya agiye aje uzongera oya uzongera nabyaca mu kanwa ariko uzongera yesu we bakubwire reka nitange nyura mu nzu ujya gufata uzinge icoreza ngo ni nyene hakuri twase usanyirwa nyako injira mu nzu wa ndana ni wawe